Oh, hello my people, nongeye kubasuhuza rero aho muri hirya no hino mu mpande zose zigize igihugu, ndetse ntibagiwe n'abadiaspora bankurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Zambia, ni benshi cyane bakurikira Hagena Gitari. Nk'uko bisanzwe rero ndi rugaragara ku rugamba, ndi umuhungu udahunga, ndi intore y'intoranwa. Ushobora kunyita Hagenimana, wanyita Tafu, wanyita Hagena Gitari, n'andi yose aburya nta muntu wihamagara. Rero kuri iki gicamunsi hari umuntu muri kubona kuri kamera zanyu mu masikirini yanyu, murahabona umukobwa mwiza, umukobwa rwose w'inzobe inyoroye, umukobwa wasokoje uruhanika, umukobwa rwose w'amasosa adasumbana. Niwe ngiye kwakira, ndagira ngo muhe ikaze hanyuma atuganirire ndetse anatwibwire. Diane, nguhaye ikaze. Murakoze. Banje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kubamwemera n'abatamwemera, buri wese umwami yemera ndamusuhuje. Sugo ntaguciye mu ijambo, hari abantu batemera umwami, abantu batamwemera wenda uwo mvuga wo mu ijuru atamwemera. Buri wese afite uwo yemera, uwo wemera wese ndamusuhuje. Nitwa Diane, niyo yabigize. Nishimiye kuza kubana namwe. Murakoze. Niyo yabigize Diane. Iryo zina ririmo ubwenge, ririmo ubwenge. Diane, abantu abenshi bakuze nk'umuramyi. Diane, watangiye ibintu byo kuramya no guhimbaza ryari? Hashize imyaka myinshi, ariko atari myinshi cyane, nk'icyenda. Cyenda, urumva si imyaka mike kandi si na myinshi, urumva ko mwana wo mu batambyi. Ariko buriya abantu batajya bajya gusenga nta kintu buriya bahombye. Nkaho ukunze kuba hafi y'Imana, nta kintu ujya ubona abantu batagera imbere y'Imana, abantu batajya bagira igihe cyo gusabana n'Imana, nta kintu ubona bahombye. Ku ruhande rwanjye ntekereza ko bagihombye, ariko ku muntu utaragera atekereza ko nta kintu ahomba. Ariko umunyarwanda arabivuze neza, aravuga ngo utabonye ibigenda ntabwo abona ibigaruka. Yego. Bishatse kuvuga ngo utagiyeyo uhagere ntabwo ushobora kumenya icyo watakaje. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo hanze ni habi. Hanze ni habi. Hanze ni habi. Ariko bashije kugera bavuga Imana, hariya niho umuntu aruhuka mu mutima. Igihe uhagera ufite ikibazo runaka, ariko ukahava wumva wishimye basi. Rero so umuntu utarajyayo aba arahombye ibintu binini byinshi kandi byamugirira akamaro. Yego. Uko niko kuri rwose. Diane, abantu benshi bakuze nk'umuramyi. Rero njye nkunda kugira amatsiko menshi, yewe ndetse n'abankurikira ni abanyamatsiko, ni abanyamuziki. Ngiye kugusaba uduha kapera, utujyane mu mwuka, kugira ngo ikiganiro cyacu kize kuba cyejejwe, hanyuma kaze guherekezwa n'isengesho. Akaririmbo kari kumfasha muri iyi minsi, indirimbo abantu benshi bazi yo mu gitabo, n'indirimbo ya 90 mu ndirimbo z'agakiza. Akaririmbo wenda agace gato kugira ngo ducunguze iby'umwete wenda. Yego, ntacyo bitwaye. Nyami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Amen, amen. Ngabo banzu turagize rero Imana kugira ngo ibiganiro tugiye kugira hano bize guhesha Imana icyubahiro, ndetse dusabirana n'umugisha abadukurikiye, kugira ngo aho bari hirya no hino umugisha Imana itangira ubuntu basesekareho. Mwami Yesu, turagushimira, turaguhimbaje, tugushimira kugira neza kwawe,
tugushimira urukundo rwawe rutarondoreka, tugushimira ko wadukunze ukaba ututubeshejeho kugeza magingo nawe, turagushimiye. Hano tugiye mu kiganiro, nemera cyane umuntu wese uzakireba cyangwa akagitega amatwi, kizamuvana hamwe kimujyana ahandi kandi kimushyigikire kukumenya. Tugushimiye ko ubana natwe mu izina rya Yesu. amen. Diya, komera rero. Ubusa uracyabona uko uramya ko insengero bazifunze, ese uracyabona uko uramya cyangwa hari n'ubundi buryo ukoresha kabone n'ubwo waba utagiye mu rusengero? Akenshi utangira kuramya mu mutima, bijya kugira ubwo bijya outside, byahereye inside, byahereye mu mutima. niyo mpamvu urusengero rutaba impamvu yo kutaramya, naho uryamye uraramya, nuko ugenda ukaramya, nuko waba wicaye ukaramya, nubwo waba usinziriye mu mutima ukumva uri kuramya. Yego. None se Diya, birashoboka ko umuntu ashobora gusabana n'Imana yewe kabone n'ubwo yaba atagiye mu materaniro cyangwa se mu rusengero rwera? Birashoboka cyane, kuko hariya ni nko kuri asembo, mu rusengero nko kuri asembo, rero ubanza nko gukora icyitwa nka predikasiyo muri wowe, ukabanza ukibwira cyangwa ukiyumvira nk'ibyo byiyumviro by'uko hari ijambo cyangwa indirimbo yaba iri kugufasha, bigufasha kujya kuri asembo cyangwa se mu rusengero hari ukomeze muri wowe. Yego. Ndabyumva cyane. Wese Diya, abakobwa baramya ndetse mu macaca atandukanye cyangwa se umuntu wese uririmbira Imana, hari imbogamizi mujya muhura nazo nk'uko tujya twumva n'abandi baririmbyi bo basanzwe bo muri sekira nabo ko hari imbogamizi bajya bahura namwe muri gospel hari imbogamizi mujya muhura nazo? Imbogamizi ntekereza ko zitabura, cyane ko ibintu byose bigira negative impact na positive impact. Imbogamizi ntabwo zabura, ariko hamwe n'Imana igenda idushoboza. None se Diya, hari abakobwa bamwe muganira usanga ari abakobwa baramya ariko ukumva bafite imbogamizi za kondisiyo z'abarimu, z'abapasiteri, ngo ntibagomba kwambara ibintu ngo birebire cyangwa se bigufi. Ubundi ibintu bigendanye n'imyambaro ku mukristo ubivugaho iki? Ibigendanye n'imyambaro, ese hari imyambaro igomba kuranga umukristo, hari imyambaro y'umukristo n'undi muntu usanzwe? hari ikintu cyitwa umuco. Muri wowe niba wumva ko ugomba kwambara wikwije, ni gutyo, ariko ntibisobanuye ko wambaye bigufi ko adakijijwe, ntacyo bishatse kuvuga. Cyane ko umuntu ashobora kwambara birebire ariko muri we yarashize. Bene uriya muntu bamwita umunyedini, aba ari imbata y'idini, aba agomba kubaha amategeko y'idini ariko atari umukristo. Akavuga ati nzakora ibyo idini rinsaba ariko sinzakizwa, nabizi neza ko adakijijwe ariko agakomeza kwihisha muri ya mategeko y'idini. Bivuze ngo mbere ya byose tugomba kweza imitima yacu kurenza uko twakwita ku myambaro. Ni ku mutima, cyane ko umuririmbyi yavuze ngo buri muntu wese mu itorero aba wejejwe muri byo, ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Muri roho y'umuntu cyangwa se mu mutima w'umuntu akaba azi neza aho ari kujya ndetse n'aho ari kuva. Iyo umuntu amaze kubimenya, ibindi byo birikora. Hari abantu rero bajya babigiraho inzitwazo nyinshi, ukumva bamwe wenda bahimbazaga ariko wamubona yambaye wenda akantu kagufi, wenda nk'umupasiteri wese cyangwa mwarimu we yajya kumugera imbere ugasanga wenda agize ipfunwe. Ubwo si ubwo ntabwo ntekereza ko rimwe na rimwe hari ukuntu amatorero cyangwa amadini amwe yaba ashobora kubabangamira abantu, kuko nzi neza ko imyambaro atari ko gukiranuka cyangwa kwera imbuto. Ubu ntihariho abantu bashobora kuba babirenganiramo, akaba mu itorero ariko hari ibintu bimubangamira, ari ukugira ngo ashimishe abamuyobora.
kuvuga ngo niba uba mu idini rifite ibintu byemera nawe ubyemera, ntekereza ko umuntu aba agomba kubikora. Ntekereza ko mu kutabikora harimo kubangamira abandi bantu se, ariko niba umuntu aba mu idini yahisemo abishaka, agomba kubaha amategeko n'amabwiriza bigenga iryo torero. Nibyo rwose. None se Dia, nkundira nkubaze kuri iki kintu, hari ibintu biri gucicikana hirya no hino mu yandi matorero cyangwa se mu bandi twita abanyamahanga, kuko burya akenshi nabonye abantu nk'umuntu udasenga usanga hari ukuntu batwita abanyamahanga. Ese umunyamahanga ni umuntu umeze ute? Uriya muntu ni umunyamahanga? Mu kubisobanura biragoye. Niba buri muntu wese mu itorero asabwa kuryezwamo, burya ngo hanga utunga agatoki mugenzi wawe, ugomba kubanza kwita ku ntoki enye zisigaye zikureba. Yego. Rero bishatse kuvuga ngo uko utekereza ko mugenzi wawe adakijijwe, ukagusanga akijijwe, cyane ko ukuri mu mitima yacu kuzwi n'Imana yonyine. Rero ushobora gusanga nk'amategeko ngenderaho njyewe undi muntu atayagenderaho, ntabwo bisobanuye ko ari umunyamahanga kuri njye, cyane ko burya imirimo myiza dukora izaduherekeza. Rero niba umuntu hari ibintu runaka atemera, ntabwo bisobanuye ko ari umunyamahanga, biterwa n'imyemerere ya muntu. None se nkawe nk'umuramyi, umuntu ukunda kuba hafi y'Imana, ese ibi bintu byo gufunga insengero zimwe na zimwe zitujuje ibyangombwa, ese nawe aho musengera mwarabibonye? Ese wowe ubivugaho iki? ubona leta hari aho yabogamye cyangwa biriya bintu byari bikwiye? Murakoze. Ibyerekeranye no gufunga insengero, ntekereza ko bafunze insengero zitujuje ibyangombwa nk'uko leta y'u Rwanda yari yabitangaje. Ariko ngo hari abantu ngo abantu bibetaga neza neza, ugasanga udufaranga tw'abantu bari kubaka amaturo ya hato na hato, kandi mu by'ukuri urebye nta butumwa nyine batanga. Abo bantu barimo cyangwa? Ntabwo nabyemeza, kuko ntekereza ko ituro ari ikintu umuntu atanga ku bw'umutima we, nta turo ribaho by force. Rero niba abantu runaka, itorero runaka, hari imisanzu basabwaga bakayemeranaho wenda gukora imirimo runaka se mu rusengero rwabo, kutayitanga ntekereza ko ari ryo kosa. Kandi kuyitanga nabyo ntabwo bahemba uwayitanze, no kutayitanga ntabwo bahana utayitanze, biterwa n'uko umuntu wese yifite. Insengero zafunzwe nta byangombwa zujuje. Ntekereza ko izujuje ibyangombwa ubu zifunguye bakora. Kandi leta y'u Rwanda yavuze yuko abazuzuza ibyangombwa bazajya babafungurira. Rero ntekereza yuko wenda cyari icyo gihe se, wenda byose kibera ku gihe, wenda ubwo cyari icyo gihe cyo kugira ngo zibe zifunzwe, n'umuntu wese yiyevaruwe yirebe cyangwa se indi. Dore ko ubu ngubu umuntu utari ubihagazemo n'ubundi ubona ubwo zikimara gufungwa, n'undi umuntu utari ubihagazemo wahise ubona ko yadohotse. Utari ubihagazemo n'undi aho tumusanga usanga yaradohotse, ariko niba umuntu yari akibirimo n'ubundi usanga koko akirimo. Ngo niba uri muri Yesu harya ntago ako kantu numva kera kancaga mu matwi. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Yego, rero nta kintu na kimwe gishobora kukubera imbogamizi. None se hari akaririmbo nanjye ndasenga buriya, ubwo abantu benshi babona ndi gucuranga, ariko bancuranga n'indirimbo z'ubwoko bwose, indirimbo zo kuramya, indirimbo za karahanyuze. Ngewe indirimbo yose numva irimo ubutumwa ndayicuranga, kuko tugomba gusangiza ubutumwa abandi. Hari indirimbo ntazi ukuntu yitwa, ntabwo nzi niba ari iyo gushimisha cyangwa se guhimbaza, yitwa Amasezerano. Hari ikintu yiziho. Amasezerano yose uko Imana yatanga, yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu,
isi ntibizavaho, n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Jya ukora nk'Aburahamu, ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizere amasezerano. Yesu we, isi ntibizavaho, n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Amena. Ayo masezerano rero ngo umuntu wizera wese agomba kuzayabona. Kuko kuyabona ubu biroroshye, ndeba n'iyi si ubu ngubu ayo masezerano tuzageraho, ko mba mbona ibishuko byo muri iyi si ari byinshi, cyangwa hari uburyo bwiza bwo kubinesha? kuyabona tuzabona. Umuririmbyi yaravuze ngo umugisha w'Imana upfunyitse mu mahwa, kandi kuwugeraho ntibyoroshye no gushengeza. Rero bisaba kurwana buri munsi. Umwigisha yaravuze ngo ntabwo turagera kure aho Satani atatera ivi cyangwa atarasamana. Yego. Ahubwo ikiranga intore ni uguhora bakotana, barwana, ngo hahirwa, ngo abahora basiganirwa cyangwa bafite ishyaka ryo gushaka ndetse no kumenya ibyo umwami ashaka. Noneho uvuze n'ibintu byo gushaka yewe no gukomeza kugira amatsiko ku by'umwami. Nibuka ikintu ndetse ndi kugenda numva hirya no hino muri iyi minsi, hari ibintu mu rubyiruko, mu bana batoya bari gushinga ingo muri iyi minsi. Mu by'ukuri nk'umukristo byarambabaje aho numvishe umuntu w'umukristo hari ibintu ashaka kugenderaho, ngo njyewe ngo umuntu, ngo umukobwa ngo udateye gutya, ngo ntago ngo namugira umugore. Ese nk'umukristo ni ikihe kintu agomba kugenderaho ashaka? Ese ibi numva ngo sinzi niba mwe mubyumva ngo bya za nyashi byateye, ngo adafite nyashi ngo ntago ngo namugira umugore. Ese ni iyihe nama wagira abasore nk'umuramyi, abasore bari kujya gushaka basanga ntibarebye umutima, ntibarebye ubumuntu n'umuco, ahubwo kumva nyine kuba nyine umuntu ngo afite nyashi akumva byamukurura? Ibyo bintu ni iki wabivugaho? Se nta ngaruka zibamo? Ariko numva ibyo bintu rero ngo habaho ibyifuzo by'umuntu, cyangwa ko umuntu aba ashaka ko undi ateye. Ni ukuvuga ngo ni ikibuno en general, ariko nta muntu utakizira, ahubwo buri wese aba afite ibihwanye n'ibiro bye, niko navuga. Rero iyo ukunze umuntu akodinga utunyashi, umubiri urashira. Umuntu ari ikintu amukesheje, iyo igihe kigeze kigashira, ubona wa muntu yarabaye mubi. Ugomba gukunda umuntu uko ari naturel, ukaba uzi ngo igihe azabyibuha nzihangana, cyangwa mukunze abyibushye nananuka nzihangana. Rero umuntu afite ibyo akunda, ariko niba umuntu akunda umuntu ngo ukaba ufite ngo nyashi, niba ari nyashi ajya abanza yakire ko igihe kizagera bigashira. Nyashi ziragenda, cyangwa se akaba munini cyane nabwo akihangana, ngo noneho ikahita ijya mu matsinda, ngo nyashi iri mu matsinda. Ubwo rero abasore n'inkumi badukurikiye rero ubwo barabyumvishe, ntabwo umukristo akwiye gushingira kuri nyashi. Nyashi se nyashi irashira. Ntabwo rero umusore kristo rwose ntabwo yagakwiye kugendera kuvuga ngo umuntu ngo umukobwa ufite nyashi ni ikintu gishira. Nose dusatira umusozo, nagira ngo ugire urubyiruko, ugire inama bagira, yewe yaba ari urubyiruko rw'abasore, yaba ari urubyiruko rw'inkumi, nyine uruhe intumbero y'ejo,
bagira icyo ubabwira mu gusanga Yesu, kuko abantu benshi basigaye biyubikiye amaso mu by'isi. Ni iki nyine bakora kugira ngo bagane umwami Yesu? Ese ni uwuhe mugisha urimo kumenya Yesu? umugisha urimo, Mm, hari umukecuru ukunda kuvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Mm. Ntabwo yabeshye, umenya amakuru mm, w'iby'iminsi n'ibihe. mm, Ubwo tutabasha kubimenya nka nyir'ibihe, ariko uba ufite basi introduction. mm, Rero gusenga ni ibintu umuntu wese yagakwiye gukora mm, abishaka, kuko ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. mm. Hari indirimbo ikunda kuvuga ngo ntumbero yanjye wowe nirata, winubera isi yose uhitamo neza, mbone ubugingo buzima, kuko iyi si yo iradushavuza. Rero nta hantu twabonera amahoro Isi iradushavuza. ni intambara gusa duhora turwana, ariko ikiruta byose ni ugusaba umwami Yesu akamwemera nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, ubugingo buhita buhinduka bushya ndetse n'umubiri. Intambara yose wabamo mu isi uzi neza ko hari iherezo ryayo, kuyirwana birakorohera. Kandi burya nta n'umuntu wakoreye Imana ngo yikorere amaboko. Ntago rwose, bivuga ngo ibihembo by'Imana biratinda ariko birasohora, bitandukanye n'ibihembo by'abantu. Cyiza ngo gifata iminsi ariko kiraza. Pawulo ntiyabwiye umukristo mu rugendo ananiwe, aramubwira ati se waje ujye nka kwihembera, ibyanjye byihuta. Umukristo aramubwira ati nubwo ibyawe byihuta ariko ntabwo biranga. Rero umuntu agomba kuguma mu mwanya arimo, kwizera Imana ye yemera, akayizera, akanakora imirimo nk'umuntu uzapfa ejo. Ese duhuye none ko ntabwo tuzaba duhari. Rero numva umuntu wese mu rwo ruhande mu itorero arimo yagakwiye gukizwa neza. Murakoze. Ndagushimiye rero witanze, waje kudusura, witabiriye ubutumire bwanjye. Ubwo rero abantu bankurikira nizere ko rwose impanuro murazumvisha, yaba ku mpande z'abasore, ku ruhande rw'inkumi. Nizere ko Diane rwose mwumvishe impanuro ye. Ubwo rero mukomeze gukora subscribe, kuko ntago ikiganiro ari uyu munsi gusa. Tuzongera tumutumire aze atuganirize byimbitse. Reka tumurekure, hanyuma tuzongere gusubira undi munsi. Diane, wasoza n'isengesho kugira ngo tuze kuba twatangiye n'isengesho, hanyuma dusoze udusengera, dushyire imbere y'Imana, kugira ngo twere gukomeza kudohoka, kuba twareka umwami Yesu, twumve ko byose tubishobozwa n'umwami. Yego, turagize Imana tugere ku musozo. Turagushimiye Mana, turaguhimbaje ubane natwe muri iki kiganiro, twagusabye kubona natwe wabikoze, izina ryawe n'ibishimwe. Tugeze ku musozo w'ikiganiro, tugiye kujya mu isi igoye, isi y'intambara ndetse n'ibibazo byinshi. Gendana natwe ahamanuka ndetse n'ahazamuka, kuko tuzongera guhora turi bazima, tuzashima izina ryawe. Tugusabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dia, merci beaucoup, wakoze kwitabira ubutumire. Yego, Imana ikomeze kuguha imigisha, kandi rwose nk'uko wabivuze, niba urimo neza gumamo. Rwose nkwifurije ko Kristo ari we ukubera inzira n'ubugingo.